urebye abizera muri uyu mwaka bamaze kumenyera kuko guhera 2018 insengero mu kwezi kwa gatatu insengero zarafunzwe bakubita umwungeri intama ziratatana niko birivuga noneho abantu baratatanye of course batangira kwiga kwirwanaho ariko 2022 uzabura umwaka n'ubundi nabwo utoroshye uzabura umwaka utoroshye niko tubwira abantu uzaba utoroshye rwose nibura buriya hazaba gahenge 2023 ariko 2022 nawo nababwiye ngo guhera 2018 ni imyaka 5 yo ikaze imyaka 5 so Imana ishimwe ko tuyigereje ubwo ni intwarane kabisa intwari zizaba zananiwe yego kabisa imyaka 5 5 good years abankurikirana nakunze kugenda mivuga hanyuma rero uyu mwaka nawo tugiyemo no nuwigerageza reheruka so bizaba bitoroshye abantu inzira cyo gusoma ibyanditswe byera ikicaniro cyo gutanga abantu bahaguruke batange bige kubiba mu bandi bafashe imfubyi bafashe abapfakazi bacene ugira umuntu uremera kugira ngo Imana ikubone nyine wubake ugwiza imirimo. Yesu ashimwe cyane inshuti za Yesu ni byose TV mwe mudukurikirana ho muri hose baba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda aho turi haba muri Kigali ndetse mu ntara z'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda aba diaspora hirya no hino ku migabane itandukanye Imana y'amahoro ibaho umugisha mukomeze kugirirwa neza n'Imana jewe mubona ni Pastor Bernard nkuko dusanzwe tubana hano ariko uyu munsi tukaba twagize umugisha udasanzwe wo kwakira umuhanuzi umukozi w'Imana Pastor Janvier. Yes Pastor Bernard urakoze cyane turakwakira mu izina rya Yesu ndabishimiye mu izina rya Yesu Kristo Yesu ni byose byose koko ni byose Yesu atubere byose kandi azakomeza kuba byose so turasohoza rero inshuti zacu hano Imana ibagire neza ibaho umugisha turabishimiye kandi turabifuriza umwaka mushya muhire harabura iminsi itageze ku 10 ziti iminsi mike cyane ya urumva rero ni by'igiciro gikomeye cyane kuza kuganira n'abantu b'Imana mbere yo ku mwaka usoza nuko mbere y'umwaka utangira ngo byose no umugisha ukomeye cyane. Amen. Imana igumugisha Yesu ni byose niyo mpamvu Paulo mu Baroma yavuze ngo mbese itarimanye umwana wayo yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose rero iyo wamwakiriye bawakiriye byose Imana igumugisha mushumba kwitabira ubutumire bwacu ngira ngo twatangira twiragiza Imana dushyira imbere y'Imana ubundi tugakomeza. Urakoze Imana turagushimiye uyu mwanya nushirwe hejuru nabari twavuga izina ryo rihabwa icyubahiro turasenze ngo buri muntu wese utwumva utureba ahindurwe n'ijambo ryose tuvugira hano imbaraga z'umwuka wera ziherekeze ibyo tuvuga byose bihindure benshi kandi bikore kuri benshi mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Imana igumugisha mushumba turi gusoza umwaka uyu mwaka ngira ngo ubwo tuherukana ushize uyu mwaka Imana yagiye iguhishuriraho ibintu byinshi bitandukanye twawinjiyemo tugira ngo yenda ni ibisanzwe tubona biri kugenda bisora nibyo turavuga tuti Prophete Janvier noneho uyu mwaka ko yari yarawuvumye muri make uyu mwaka ubona kubizera utarababereye igihanda abera b'Imana ntago bubaye igihanda kuko Paulo yaravuze ngo byose bidufataniriza hamwe kutuzanira ibyiza biragorana Yesu yaravuze ngo muri mwisi ndasabiye amahoro muyibemo kuko nisi itagira amahoro idatanga n'amahoro ariko mwebwe muyibemo mufite amahoro kuvuga ngo rero dutunga amahoro hatari amahoro mu ntambara twe tugira amahoro urumva nicyo cyiza cyo kwakira Yesu nicyo cyiza cyo kuba mu Mana nuko agutsindishiriza kandi urugamba rutari rwarangira
ukitwa ko watsinze kandi urugamba warunesheje. niyo mpamvu Dawidi njya yavuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza biza ari byinshi cyane, kuko Satani ntabwo ajya arwanya batamurwanya, arwanya bamurwanya, kandi igihe cyose wingeginze ugiye muri iyi ntambara ya gikristo umukristo, ariko kandi ubu ngubu abeza n'ababi bose bahuye n'ibibazo, gusa nari mvuze ngo Pawulo yaravuze ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Buriya umwana w'Imana mu bibi abonamwe ibyiza, mu ntambara abonamwe amahoro, kandi mu mahoro abonamwe intambara. Urumva kuko duhora dufashe igihe mu ntambara tukiri hano ku isi turarwana. So rero 2021 ni umwaka of course twabwiye abantu kuzaba utoroshye, ariko kandi Imana izabana n'abantu bayo. Covid yarabaye, abantu bararwara, abandi wenda abandi nabo barapfa, ariko Imana yaraturinze, turanayishimira kandi irazakomeza kuturinda. Dufite ibyiringiro. Pawulo yigeze bagiye kunyura ahantu hakomeye mu kirwa cya Melita, yabanije kumanyagura imitsima, asangira n'abantu, azana n'amazi, babwira ngo munywe murye, tugiye kugenda urugendo rurerure, ngira ngo n'ibyumweru 2 iminsi 14, ati kandi tuzahuramo n'ingorane, kuko yarabibonaga ko bazahuramo n'ibibazo, ariko arababwira ngo ntacyo tuzaba. Bageze mu mazi, bageze mu hagati, buryo ibibazo bikunda kuza ari hagati. Wari ufite ibyiringiro, wari uvuga uti tugeze muri 2020, tugeze ahantu bigiye kuryoha, tugeze aho umuntu ugasanga ibibazo bihise biziramo hagati handi wari wizeye ishimwe ugasanga n'ibihombo, ni ibintu bikomeye cyane, ariko aho ngaho nanone niho Yesu ajya abonekera, niho Yesu ajya aserukira akagaragarira. Ndibuka ko ubwato ngo bwarashwanyaguritse, ariko yari yababwiye ati buri muntu wese afata akabaho, areba akantu afata yambukireho, ntacyo muri bube. Yari yababwiye ngo ubwo muri kumwe nanjye ntacyo muri bube. Buri iyo turi kumwe na Yesu ntacyo twatangiranye urugendo. Kandi reka nkubwire, hari n'abantu wikomezaho bikakugendekera neza, wikomeze ku munyamavuta. Pawulo yari yizeye, aravuga ati Dawidi yigeze yabwira Abiyatari, nawe yari ari guhunga, yaracitse ku icumu ry'abatambyi, arahunga agenda kuri Dawidi. Ageze kuri Dawidi ati turabigenza dute? Dawidi aramubwira ati uhiga ubugingo bwawe ni nawe uhiga ubwanjye, ati ariko nubu uri kumwe nanjye ntacyo uzaba. So rero hari abantu hano bafite amasezerano, hari abantu hano bavugana n'Imana, hari abantu hano bazi aho bajya, bazi aho bava n'aho bajya, bazi biri imbere, bazi details z'ibintu byinshi. Hanyuma rero buriya ni byiza kumenya iherezo kuruta itangiriro cyangwa se ku current situation aho waba uri, kandi bigira bibaho umuntu akamenya n'iherezo rye. So rero ugomba kugira umuntu wikomezaho umunyamavuta, bikomeze kuri Yesu, ni byose bikomeze ku Mana, bikomeze ku Mana. Buriya Pawulo icyo mushimira ntabwo ari Pawulo, ahubwo ni Kristo wari warinjiye muri we, yari yaramwakiriye. Mushimira ko yari yarakiriye Kristo, bityo rero kubera yizeye umutekano wa Kristo, avuze ngo bari kumwe namwe bose ntacyo muri we. Hari n'abasirikari babarinze, ariko aravuga ati ntacyo muri bube, muhoze ishiti tugende rwose. Ari abasirikari babarinze ko bari bagiye kuburana, azahagarara imbere ya Kaisari, ariko aravuga ati namwe muzabyungukiramo. Hari abapagane babyungukiramo iyo babanye natwe, kubera ko bizeye Imana yacu, nabo bakabyungukiramo. Urabona Karebu ntabwo yari umwisiraheli, ahubwo yari umunyamahanga, ariko yikomeza kuwiteka. Aravuga ati nzikomeza ku Mana ya Isiraheli. Yikomeje ku Mana ya Isiraheli, aba umutsinzi no kurushaho, kandi yarushije abantu benshi cyane, ko bageze kuri hari Kadeshi Barone yagarukanye w'amakuru meza, bagiye gutata, niwe wafashe ijambo rya mbere. Abandi 10 bose bavuze bati wapi ntago tuzagerayo. Birakomeye. Nibyo koko ibintu birakomeye, ariko niba Uwiteka twishimira tuzabarya nkuko umuntu arya umutsima. Aravuga ati ni ibyo ngibyo, ko ntibagifite ikintu kibakingira. Reka tubwire abantu yuko
ibyo turwana nabyo ntago bifite nta masezerano bifite, nta kontra byasinyanye n'Imana, nta jambo Imana yigeze ibivugaho. Wenda ngo birashyigikiwe, oya, ni ibintu twebwe, ni wowe utureba, ni wowe Imana yavuzeho. Bityo yaravuze ngo nimunyura mu mazi ntazabatembana, nimunyura mu muriro waka ntazi icyo muzaba, nimuca mu bikomeye ntacyo. So twabinyuzemo, turacyabinyuramo, ariko kandi turakomeje kandi turakomeye, kuko umugaba wacu ni Kristo, kandi yamaze kudusabira. Avuga ati nimuhumure nanesheje. Imana igumugisha. Mushumba, uyu mwaka nk'uko twabivugaga, yenda ukomeje ubivugaho, wabaye igihanda kubizera, haba abakozi b'Imana, haba abakirisitu, abavugabutumwa, abahanzi, inzego zose muri minisiteri yo gukorera Imana. Insengero zimwe zigenda zifungwa, izindi zifunguka, ivugabutumwa risa nkaho rigiye makenya. Nakwibaza ngo ni iki kintu, ni iyihe shusho bisigiye abizera? Iyo mvuga abizera ubwo ni abavugabutumwa, ni abakristu, ni irihe shusho uyu mwaka usigiye abizera? Urebye abizera muri uyu mwaka bamaze kumenyera kuko guhera 2018 insengero mu kwezi kwa gatatu insengero zarafunzwe, bakubita umwungeri intama ziratatana, niko birivuga. Noneho abantu baratatanye, of course batangira kwiga kwirwanaho, aho umuntu agomba uziko mbere y'icyo gihe nabaze igihe ntageze mu rusengero, nari nkize n'igihe nari ndwaye, n'igihe nabaga nakoze ikizamini, wenda kuri kaminuza hari igihe twajyaga dukora ibizamini ku cyumweru, n'icyo gihe nasibye. Ariko ubu abantu bamaze gusiba inshuro nyinshi bataha, kuko kera umuntu yibazaga ko nasiba ku rusengero ari icyaha kidasanzwe. Hari n'abagiye aho basengeraga basanga urusengero rwarimutse cyane cyane abakodeshaga. Buriya Yesu yigeze yabwira ijambo umusamariyakazi muri Yohana gira ngo ni ibice 4, aramubwira ngo igihe kirageze ubwo abasenga data mu by'ukuri bagiye kumusengera mu kuri no mu mwuka, ntago bazongera kumusengera kuri iyi misozi. Hari ahantu bari bamenyereye abantu basengera bahurira, ariko noneho Yesu arababwira ati no, ibi ngibi bikurwaho, igihe kirageze kugira ngo umuntu asengere mu kuri no mu mwuka. No kuvuga ngo rero Yesu yatubwiye ko turi insengero z'umwuka wera, ariho Imana ikorera muri twebwe. Umuntu n'urusengero, turagenda ariko turi urusengero rw'Imana. Muri wowe harimo worship team, harimo praise, harimo ikibwirizwa, harimo ijambo, harimo kuramya, harimo gutanga, harimo gutura amaturo. Umuntu mu muntu harimo ibintu byinshi. Imana ikorana n'umuntu, ntabwo ikorana n'inyubako. So urabona nicyo abantu bize yuko kuba mu nyubako ibintu bishobora guhagarara. Ikindi kandi nk'abezera bagomba kumenya ko ibi byose biteguza kugaruka kwa Yesu, kuko twajyaga tubivuga, tubisoma muri Bibiliya, ibindi mu buhanuzi, ibindi mu bindi bitabo, ariko byose abantu batari bi experiencinga. Nawe twatangiye ku experiencinga, twatangiye kubikozaho intoki, turabifata tubibamo, byose bitegura kugaruka kwa Yesu. Na nk'itorero ry'Imana rero rirushaho kunezererwa iyo ribona ijambo ry'Imana ari ukuri. Kuko ijambo ry'Imana burya no kuri, kandi hari abantu baba baravuganye n'Imana bakagira ngo ibintu Imana yababwiye wenda akabona mu biro byabyo, akabona ntago yabiterura, akabona mu mateka yasuzuma, cyangwa no yareba no kugihagararaho n'amashuri na background, akabona ntago abishyikira. Ariko ntago bikuraho umugambi w'Imana, ntibikuraho n'iki Imana yavuze ko kitazabura kuba, kizaba, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere nk'uko muri Luka 1:37 babivuga. So rero urabona yuko ijambo ry'Imana riri kuri tere. Ibyo Yesu yavuze, ubuhanuzi yavuze, buri kuri tere, n'ibindi biracyakomeza biza kuri tere. So ubwo abantu babonye tere noneho y'ibyo Yesu yagiye avuga. Cyaba ari nk'igipimo? Ntago ari igipimo, ahubwo no gusohora k'ubuhanuzi. Kandi wa mubi yabaye introduced, umubi antichrist yatangiye kuza, biragaragara ko antichrist aza kopozinga umugambi w'Imana. Ariko nanone turashimira Imana, kuko Imana ntabwo ariyo Imana niyo yemera ko antichrist ashobora kugira umwanya nawe agakora, kugira ngo abayoboke baboneke nawe, noneho
abayoboke ba Kristo bari hari, ariko n'abayoboke ba wa mubi nabo bagomba kuboneka. So rero abantu bari kubona yuko Yesu agiye kugaruka, kandi ijambo ry'Imana muri hariya muri Matayo 24 hari ahantu ugera havuga ngo ubisomya byitondere, ngo nimubona ikizira cyahagaze ahera, ikizira icyahagaze ahera, ngo ubisomye abyitondere. Kuvuga iki? Ni igihe ikizira cy'umurimbuzi, ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera. Kuvuga ngo ugasanga umuntu ahagaze ari ku rutambiro, ariko ari umurimbuzi. Mu yandi magambo azanye gahunda yo kopozinga Imana, azanye gahunda yo kopozinga. Ubisomya byitondere. Abantu benshi babyibazaho nk'iryo jambo, kavuga ati ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ubisomya byitondere bizaba bivuze iki? Ni igihe umuntu ashobora kuyobora abantu yitwa ko ari umukozi w'Imana cyangwa aje guhagararira Imana, ariko muri agenda ye afitemo gahunda zo kurwanya umugambi w'Imana. Rero already byamaze kuboneka, abantu baba bafite amakuru, baba babizi, n'abasenga cyangwa bayoborwa n'umwuka wera baba babizi already ko ikizira cyahagaze ahera. So rero urumva ko ibi ngibi abantu bamaze kubibona, hari ibyanditswe bigenda bisohora. Kandi ikindi, umuntu yize self independent, kwiga kwigira, kwigira mu mwuka, apana mu mubiri gusa, kwigira, batakubwirije, batakuririmbiye, batagutereye akaririmbo, bataguhanuriye, ariko ukiga kubana n'Imana kandi ugakomera. Niyo mpamvu muri Daniel ibice bihera ni murongo wenda guhera haravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ariko habanza kuvuga ngo abantu bazacishwa mu ruganda. Ababi bazarushaho kuba babi, zabanyuza mu isezerano kubashyeshyenga. Ababi bazarushaho kuba babi, n'abera bazarushaho kuba bera. Noneho rero nibyo ngibyo. Iki gihe bona ko hari naho twageze tubonaga he kaba nka hari n'abacitse mu nzu z'Imana, mu nsengero. Hariho umugani akakuga ati sinakwambara agapfukamunwa ngo njye gusenga, cyangwa ibyo bintu by'amabwiriza y'ibi byorezo biriho kujyayo mu rusengero, yewe ntago najyayo. Ibi bintu bihurira hehe n'ibihe turimo? Urumva buriya Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ngo kandi mube nk'inuma mutagira amahugu. Kuvuga ngo umukristo akwiriye kumenya ko ari mu isi, akwiriye kumenya ko ari mu isi kandi yuzuye ubugome bwa Satani. Akwiriye kumenya yuko hari inzoka nyinshi zamuteze, hari imitego myinshi afite yamuteze. So bisaba kugira ngo agire ubwenge nk'ubwa ya nzoka. Ubwenge bwinshi, burya Satani afite ubwenge bwinshi, ariko kandi noneho agire kwitonda, no kuvuga ngo atagira amanyanga, atagira uburiganya, atagira ibibi. Hanyuma rero bivuze iki? Bivuze uyu mukristo uri kuvuga ati sinakwambara gutya, aho ngaho n'ubwenge, akeneye ubwenge, sibyo? Ni imyumvire ubona ko ikeneye kugira ngo yagurwe cyangwa yigishwe. Ibyo bibaho, umuntu ashobora kwigishwa. Ikindi kandi waruvuze byerekeranye n'uburyo abantu bamwe baguye, abantu bamwe baragwa, n'ubundi ni ngombwa ko bagwa. Agahenge karabonetse, abantu barasenga, bakabaye buryo opportunity yose umuntu yabonye yakabaye ayikoresha nk'ukwiri, agasenga kugira ngo ahure na bene se. Buryo uhuye na bene so cyuma gityaza ikindi, niko umuntu akaza mugenzi we, niko ijambo ritubwira. Buriya iyo abantu bahuye barushaho gutyazanya, barushaho gukomezanya, barushaho kwagukirwa. Biba ari byiza cyane, kuko biravuga, Paulo yaranditse ati ko murushaho kwegera urya munsi wo kugaruka kwa Yesu, murushaho guterana kugira ngo murushaho kungurana mwibuka ibyo iby'ijambo rivuga. So rero abaguye babyuke, kuko kugwa bibaho. Hari igihe umuntu abona atari yagira imbaraga za self independent, cyangwa se atari yabasha kuba yakomera. Rega buriya hari n'abandi bayobora abandi ariko batari bakomera, bari bakwiriye gukomeza kurerwa, ahubwo bakahita bagira. So abo nabo bahura n'izo ngorane. Ntabwo ari igitangaza kubona abantu nyine ubona barasinze, babaye abasinzi, babaye basubiye inyuma.
gusa bazi Imana yabo barakomera bagakora iby'ubutwari. Kandi umwanzi nawe arakora, ashobora gusubiza abantu inyuma akabahenda ubwenge, ariko imbabazi z'Imana ziracyariho. Twabwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuracyabategeye, bagaruke mu cyerekezo, bagaruke mu nzira. Kandi abantu nibajya babona opportunity yo gusenga basenge, nibajya babona opportunity yo gusenga basenge. Kandi twabwira abantu cyane cyane kuko tugeze mu minsi y'imperuka, mu minsi ya nyuma, barusheho gushaka Imana no gusenga cyane. Imana igumugisha. Yenda twinjira ku musozo, turimo turasoza umwaka twinjira mu wundi. Iyo nka Prophete Janvier, mu mboni zawe z'umwuka, uyu mwaka uratanga ihumure ku bizera? Ese ni umwaka dushobora kuzahembukiramo? Uyu mwaka tugiye kujyamo wa 2021 na kabiri, I mean, ntabwo tukimenya n'imyaka kubera ko tuba tutagenda duhera ujya numva jebundi mperutse kumva nk'abantu batanu bose bavuga ngo uyu mwaka 2020 ntawe kimenya umwaka, kwezi n'amatariki n'ibiki. Niko byabaye ibintu bidasanzwe, ariko 2022 uzabura umwaka n'ubundi nabwo utoroshye. Uzabura umwaka utoroshye, niko tubwira abantu. Uzaba utoroshye rwose, nibura buriya hazaba gahenge 2023. Ariko 2022 nawo nababwiye ngo guhera 2018 ni imyaka 5 yo ikaze, imyaka 5. So Imana ishimwe ko tuyigereje. Ubwo ni intwarane, ni intwarane kabisa. Intwari zizaba zananiwe. Yego kabisa. Imyaka 5, 5 good years abankurikirana nakunze kugenda mivuga. Hanyuma rero uyu mwaka nawo tugiyemo none nuwigerageza riheruka. So bizaba bitoroshye. Abantu inzara izakubita abantu baziyahura ku bwinshi, abantu bazakunda baziyanga, abantu bazashaka urupfu barubure, abantu ibyo ni ibintu bigomba kubaho kuko turi mu isi kandi Satani arahari. Ariko nanone wenda ntavuze byinshi bizabaho n'ibyorezo, of course, mu buryo bufatika, ariko nanone hazabaho hari ihumure kuko Imana yavuze ngo ndi kumwe nawe ntutinye, ndi kumwe nawe ntukebe, kuko ndi Imana yawe, nzakurinda, nzakubera amaso. Imana izabana natwe. Noneho rero izarinda abantu bayegamiyeho n'abandi yashatse kurinda, ko hari abantu itegereje kugira ngo bazane nabo baze. So izarinda abantu bayo, izabiyereka mu buryo budasanzwe. Imana izahagurutsa, igiye kohereza imbaraga zituma abantu bahaguruka mu zindi mbaraga, kuko abantu bagiye kwanga isi, banahumuka amaso, kuko abantu bagiye guhumuka amaso babone koko bakwiriye kwitandukanya n'isi. 2022 rero abantu bazasobanuka, uzajya kubona ubone hari inyenyeri ziri kugenda zaka zitare zisanzwe z'abantu batunguranye. Imana igiye gusuka umwuka wayo ku bantu bayo. Hanyuma ni umwaka abantu bazakena cyane, ariko n'abandi bazakira cyane. Kuvuga ngo hazabaho gukira cyane, abandi nabo bakene cyane. So noneho rero recommendation, iyo tuvuze ibintu bibi ni byiza, urabizi ko buri mwaka wose bamwe ibyiza n'ibibi. Wenda imyaka irarutana, ubwo ntago nshatse kubwira ngo abantu bahamuke, ahubwo nshatse kubwira abantu iteka ryose turi mu ntambara, turi mu rugamba, kandi Yesu yaranesheje. Kuvuga ngo Yesu yamaze kuduha garanti yuko turi abatsinzi no kurushaho. Kugira ngo tuneshe, kugira ngo dutsinde, tugomba kumwegamiraho, tugomba kugendana nawe, tukaba ari we twikomezaho, hanyuma niwe tugenda imbere bigatuma dutsinda. So as recommendation rero, ha conclusion cyangwa se icyo twabwira abantu niki, ni ukubaka igicaniro. Kubaka igicaniro, buri muntu wese yubaka igicaniro mu rugo rwe, buri wese yubaka igicaniro ku buzima bwe, igicaniro cy'amasengesho, cyo gusoma ijambo ry'Imana, cyo gusoma ibyanditswe byera, igicaniro cyo gutanga. Abantu bahaguruke batange, bige kubiba mu bandi, bafashe imfubyi, bafashe abapfakazi, bakene, ugira umuntu uremera, kugira ngo Imana ikubone, nyine wubake ugwiza imirimo. 2022 nutazi gusenga agomba kwiga gusenga. Nutazi gusenga agomba kwiga gusenga. Already byatangiye. So usenge, uhaguruke usenge, biri serious, kandi buri muntu wese nibura ku munsi ujye ubona nk'amasaha 2 yo gusenga. 2 yo gusenga, imwe mu gitondo mbere yuko ujya ku kazi, cyangwa mbere yuko ubyuka, na nijoro byakabaye byiza cyane. So abantu bubaka igicaniro
igicaniro nicyo kizabarwanirira. Amen. Igicaniro cy'amasengesho kizababuranira, nicyo kizabatsindishiriza. Ariko nutubaka igicaniro umwanzi ashobora kugushobora. So nukuba strong mu mana. Nicyo twabwira abantu. Yenda turimo turasoza, aho ni ku ruhande rw'abantu abizera cyangwa se n'abandi, noneho kwitorero. Ese hari icyizere cy'itorero, cy'ububyutse bw'itorero? Hari icyizere mu itorero yuko itorero risa nkaho muri uyu mwaka rishobora kuziruhutsa byibuza rikumva yuko hari imitwaro imwe n'imwe irivuyeho? Nk'itorero stili riracyafite imirwano, riracyafite imirwano, haracyari za bariyeri. Ntago nk'itorero bigiye nagize yerekwa mu ijoro ry'ejo ngira ngo mbona abakozi bagabanyutse, mbona usanga umuntu ari kwiyoborera, ari kwiyoborera, ari no kwiyakira. Gasanga n'ibibazo ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana ukeneye abakozi go bagiye kuba bake. Barakenewe, abakozi ni barakenewe. Imana igomba kutwongera abakozi ikazamura. So rero 2022 ntabwo itorero rigiye kudamara cyangwa se rigiye kuruhuka imitwaro. Ni struggle, bagiye gustrugglinga, kuko itorero ry'Imana rwose nta mudendezo rigifite hano ku isi. Nta mudendezo, ni uguhaguruka bakamenya Imana yabo, hanyuma bakarwana na Satani. Kandi ni ukuvuga ngo iki, nta mahoro yo mu isi, ntayahari, nta mudendezo. Twavuga ngo n'ubundi ni upside down, ni hejuru hasi. Byibuze se hari icyizere cy'ububyutse? Icyizere cy'ububyutse cyo kirahari, kuko imbere bizagenda neza mu mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zizagaragara. Nubwo imbaraga z'Imana zizagaragara, ntibizabuza ko hari ibibazo, kuko n'akarengane kazakomeza kahaba. Ariko murebyibuka ko intumwa zararenganye, ariko zari ziri mu mbaraga. Kugira ngo zemere n'ako karengane zari ziri mu mbaraga. So Imana igiye guhagurutsa imbaraga. Already muri 2022 hari inyenyeri zigiye gutangira kwaka. So rero bizagera 2023 abantu bambaye izindi mbaraga nshya, turimo turabasha kubona abakozi b'Imana bashobora kuba bakwigirwaho, bashobora kuba n'ubu turabafite yego, ariko bari powerful, bafite imbaraga z'ububyutse. So imbaraga z'ububyutse rero zirimo zirategurwa. Nubwo mubona ko Satani atsikamira cyane, itorero atsikamira, arwana, ariko nanone Imana ntabwo isinziriye, iri mu kazi ko gutraininga no guhagurutsa intwarane zihaguruka mu gihe nk'iki ngiki. Hari ibindi bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali bizagenda bigaragara. Kandi nibyo Bibiliya ivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Twinginge nyiri umurima kugira ngo yongere abasaruzi. Rero Imana ibamugisha, numvise byinshi bikomeye Imana iri kugenda iteganya. Kandi uyu ni umuburo ukomeye, n'umuhanuzi w'Imana. Imana igiye inyujijemo ibintu byinshi tugiye tubonesha amaso yacu. Umugisha kugira ngo bamwe baranamuzi, mwanamukurikira kuri channel ye yitwa Kizabonwa TV. Imana ibamugisha. Rero twasoza usabira abantu umugisha, ndetse n'abasabira imbaraga zibinjiza mu mwaka mushya, ndetse n'izizababeshaho muri uwo mwaka. Haleluya. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turasengera abantu bawe, imbaraga z'Imana zibabeho, imbaraga z'Imana zibashoboza, zibahagurutsa, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi bakira imbaraga zinaniza imikorere y'umwanzi yose. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo urukundo rw'Imana, amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana busabe mu mitima yabo, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibamugisha. Shalom.